aguha ubuzima bushya nuvuga ngo bukwambura ya mbaraga y'uburwayi, bukwambura ya mbaraga wagiraga yatumaga uba mu buzima wabagamo. Noneho ubwo buzima guhaye bwe kuba ubuzima uvuga ngo tubamo ni ubuzima bwo urabanza kwanza ugacenjinga, ugahindura imitekerereze, ugahindura imyumvire, ukanahinduka wese. Kuko iyo uhinduye imitekerereze, ari umushuti wanjye byukunda kubivuga neza ngo iyo wamaze guhindura imitekerereze biroroha cyane no kugira ngo n'inzira zawe zihinduke. Kambasuhuze mwese mukunda inkuru, abantu mukunda inkuru mbazaniye inkuru, ni inkuru y'umugabo bita Yesu. Iyo nkuru imeze ute? Hari umugore, reka tuyihere kwanza uburyo byari bimeze. Hari umugabo bita Yayiro, uwo yari umukuru w'isinagogi. Noneho uyo Yayiro yari afite umwana wari ufite imyaka 12 yarayujuje, ariko yararwaye agiye gupfa. No Yesu ari gutembera, Yayiro aramubwira ngo uko yaravuye kubwiriza, yaravuye ahandi kubwiriza, amaze kubwiriza umugani w'imbuto, amaze kubwira abantu uburyo umuhinzi yasohoye imbuto ze akajya kubiba, zimwe zikagwa mu mahwa, zimwe zikagwa ku kare, zimwe zikagwa mu butaka bwiza. Amaze kubasobanurira abigishwa baravuga ati ibyo mugani bisobanuye iki? Arabasobanurira ati ibyo mugani bivuga ko zaguye mu kukara, nabumva ijambo ntigire icyo ribamarira, zaguye mu mahwa ni abumva ijambo mwanza akaza akaribakuramo, zaguye mu butaka bwiza ni zimwe zera nabumva ijambo rikabashingamo imizi rikagira gutyo. Nuko arakomeza yababwiye hafi imigani ngahe. Noneho kera kabaye biza kuba ngombwa none ko yambuka agarutse, niko Bibiliya ivuga, agarutse abantu baramushagara cyane, benshi baramuzenguruka, benshi pe bakimuzenguruka. Nuko uyu Yayiro akiza aramubwira ati mwigisha mfasha umwana wanjye ararwaye, afite imyaka 12 kandi arenda gupfa. Abigishwa baramubwira ati uyu Yayiro ni umuntu wadufashije cyane ku isinagogi rwose, ni umuntu mwiza, abantu bavuga ati ni umwana mwiza rwose, nta kibazo, ni umugabo w'imico myiza. Nuko Yesu aravuga ati ntacyo bitwaye, reka tugende tujye kugira gute kumufasha. Akigenda hari umugore nawe wari umaze imyaka 12 afite ikibazo cy'uburwayi. Ubwo burwayi babwita ngo yari mugongo, yahoraga ava. Mani magambo yari afite ikibazo cyari cyaramutwaye amafaranga ye yose. Yari afite ikibazo cyatumaga adashobora kubona umugabo, yari afite ikibazo cyatumaga adashobora kubona urubyaro, yari afite ikibazo cyatumaga adashobora kubona n'ahantu haba, niwabo ngo bari baramwirukanye. Noneho mu ijambo aravuga ngo natanze ibintu byanjye byose abaganga barabimara, ntacyo kandi bigeze bamarira. No Yesu akigenda, uyu mugore abura uburyo amukoraho, abantu bakagenda bamukumira. Urumva cyambere iyo umuntu yabaga afite iki kibazo mu Bisirayeli ntabwo yabaga yemeye kugera aho abantu bari. Ubundi nyirizina iyo umuntu hajyaga mu mihango ntabwo yari yemerewe kugera aho abantu bari, kugeza igihe aviriyemo. N'umuntu wabaga ari umubembe nawe nuko. Noneho kera kabaye uyu mugore agira ari cyaravuga ati uko byagenda kose ndakora kuri Yesu. Arabyigana bamukubita gutya, abarunamye akoze ku ncundura z'umwenda wa Kristo. Akimara gukora ku mwenda wa Yesu ngo ya maraso ahita arakama ubwo, ariko uwakozeho nawe yumva imbaraga zimuvuyemo. Kimara kumva imbaraga zimuvuyemo yibaza ibibaye, biramuyobora ati ntibiki bibaye, hari umuntu nkozeho, hari umuntu ugize ate onkozeho. Arahindukira abantu bose atari ko se mwigisha dore abantu hano ni uruvunganzoka bari kugenda babyigana, nawe ngo ninde ugukozeho? Ubusa ahubwo n'umuntu niyagukoraho bisanzwe ati oya, hari umuntu nkozeho kandi ikimenyetso cy'uko nkozeho bise numva imbaraga imvuyemo. Hari uburyo umuntu nyine agukora agahita wumva ko umuntu nyine
agukozeho afite impamvu itumye agukoraho. Naho kuba abantu bari kukubyiga byo birumvikana, ariko umuntu ashobora kukunosha ukumva ko umuntu akunosha, umuntu ashobora kugukuru ukumva ko umuntu agukuruye, abantu bari kubyigana birumvikana, ariko umuntu ashobora kugufata ukumva ko yagukomeje. Undi nawe yakoze ku mwenda gusa, kandi ubwigeze akora ku mubiri, yakoze ku mwenda. Akimara gukora ku mwenda, amaraso yatarakama. Igitangaza cyo kimubayeho, ariko si we wenyine, na wa mwana wari ufite imyaka 12 nawe wendaga gupfa. Nuko akimara kumukoraho gutyo, umugore agira ubwoba, ariko ahita aravuga ati ninjye ugukozeho, mwigisha ninjye ugukozeho. Nari mfite ikibazo, nari maranye imyaka 12. Murabizi iyo umuntu arwaye, njye nigeze guca mu buzima bw'uburwayi, inshuti zirakugenda burundu zigashira, abantu bari bakuzi bakakuyoberwa. Njye abantu bantambukagaho, umuntu twe tuzanye rwose twirurwanaga, twaganiraga umunsi ku munsi, akantambuka akanyuraho wagira ngo ntiyambonye. Njye nkawe ese ntiwambonye? Ati yo nuko wabaye, yo ntakuyebewe. Umvise uyu mugore ishyira mu mwanya we, imyaka 12, igishakwe kikuriho, umuntu wese yari yaramwibagiwe, yari yaramuzinutswe, umuryango waramuzinutswe, famiye y'abaturanyi baramuzinutswe, kuko yahoraga ava. Birumvikana ruko ibice 8, iyo nkorera ku murongo wa 40, uko ibice 8 umurongo wa 40 niho iyo nkuru ihera. Uwo mugore wari ufite ikibazo cyari cyaramubangamiye imyaka 12. Cyese ati hari umuntu nkozeho, ngende ndumva hari umuntu nkozeho, ariko ndumva hari umuntu nkozeho, impamvu mbise numva imbaraga imvuyemo. Natari ko nta muntu ugukozeho. Nuko Yesu akimureba gutya aramubwira ati humura, kwizera kwawe kuragukijije. Byonyine ukwizera ageze ko kumva ko naramuka akoze kuri Kristo, naramuka akoze kuri Yesu, ariyo solution ya nyuma, ariwe muganga wa nyuma, ariwe gisubizo cya nyuma, icyo kintu cyamugiye, iyo ubwo bushake ubwo kwizera yagize, Kristo aramureba ati kwizera kwawe kuragukijije, kwizera kwawe kuragukijije. Nawe ushaka kuri kundeba, nawe ushaka ufite ikibazo kikubangamiye, kuyo wizeye. Ndi kwizera nukumenya rwose, cyambere nukumenya, nukugira connaissance y'ikintu. Kwizera nukumenya rwose, wamara kubimenya yuko ikintu bakubwiye ngo kino kibaho, cyangwa ndakanze kugusobanura nkoresheje ijambo ne kuvuga ibimvuyemo gusa. Kamara ndangize iyi nteruro, nukumenya rwose. Kamara ndangize iby'uyu mugore, ati witinya, kwizera kwawe kuragukijije. Mwibukiye hari umwana w'imyaka 12 nawe wari ufite ikibazo, wari ugiye gupfa. Ubwo mwanya wa mugabo wari usanzwe afite imirimo akora mu sinagogi, haza umutware w'isinagogi ati papa umukobwa warapfuye. Umukobwa warapfuye birarangiye. Amaze gukiza umuntu wari umaze imyaka 12 ava, hari n'umwana w'imyaka 12 nawe wisupfa. Ariko harimo akantu keza, ati umukobwa yapfuye, we kwirirwa urushya umwigisha, nagumaho byarangiye. Yesu aranyamureba ati wapi, ati witinya, we gusa izere
izere gusa arakira. Ageze mu muryango y'inzu yinjira, ageze mu muryango w'inzu ntiyagira undi muntu akundira kwinjirana nawe keretse Petero na Yohana na Yakobo na se we w'umukobwa na nyina. Kenjanye n'abantu bangahe? Petero, Yohana, Yakobo, se w'umukobwa ndetse na nyina w'umukobwa, abariho binjirana mu nzu. Inkuru y'umugore yarangiye, asanga bose bari kurira bamuborogera, arababwira ati mwirira ntiyapfuye. Umuntu yapfuye karengo ntiyapfuye, ati ntiyapfuye. Kwizera. Amufata ukuboko avuga cyane ati mukobwa byuka. Umwuka uragaruka, uwo mwanya arahaguruka. Yesu abategeka kumufungurira. Ababyeyi be baratangara cyane, ariko arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibyabaye. Abantu babiri bakiriye umunsi umwe, bafite ibibazo bibiri bitandukanye. Umwe arafite imyaka 12 arembye, urwaye bwenda kumwica. Undi afite imyaka 12 yo kubaho. Uwo mwana avuka umunsi wa mbere avuka, ni nabwo uwo munsi uwo mugore yahise agira ikibazo cyo kuva. Ku myaka 12 yamaze ava, uwo mwana imyaka 12 yarayimaze ari gukura. Kristo abakemurira ikibazo, ariko byababwira ngo izere. Iyo wizeye birashoboka, iyo wizeye urakira, iyo wizeye ubona ibyo utatekerezaga ko wabona. Ko kwizera kurarema, kwizera kuremamo ikintu utatekerezaga ko cyabaho. Impamvu abantu benshi muri no minsi basigaye bagorwa cyane, ntabwo bagira ikintu bita kwizera. Usanga abantu benshi bafite ibintu bemera, usanga yashyizeho amahame n'icyo bita boundaries, akavuga ati njyewe runaka ngo bino bintu ngo nta muntu ujya umvugiramo, ngo ntabwo bino bintu byakunda. Ugasanga ari ibintu bye nyine amaze kurema yashyize hariya. Ibyo bintu yashyize aho ngaho akaba ari byo gusa yemera. Hari n'abantu bagira ibyo bizera, bakizera abantu, bakizera abapasiteri babo, bakizera ikindi kitari ubutumwa bwiza. Kuvuga ngo ku ijambo ry'Imana, iyo wizeye Kristo uhabwa gukira. Iyo wizeye Kristo, kuko iyo wamaze kumwizera aguha ubuzima bushya, aguha ubuzima bushya. Ubuzima bushya nuvuga ngo bukwambura yambaraga y'uburwayi, bukwambura yambaraga wagiraga yatumaga uba mu buzima wabagamo. Noneho ubwo buzima guhaye bwe kuba ubuzima uvuga ngo tubamo bw'uyu n'ubuzima bwo urabanza kwanza ugacenging, ugahindura imitekerereze, ugahindura imyumvire, ukanahinduka wese. Kuko iyo uhinduye imitekerereze, ari umushuti wanjye byukunda kubivuga neza ngo iyo wamaze guhindura imitekerereze biroroha cyane no kugira ngo n'inzira zawe zihinduke. Waruzi ko buri muntu kugira ngo ayoboke ikintu cyitwa gusambana abanze kwanza akagira imitekerereze yabyo, kuko turi ibyo dutekereza. We are what we think. Niba utekereza nabi ugukora ibintu nabi, niba utekereza neza ibintu bikubera byiza. Imyizerere, kwizera ntabwo gusa kuba ku muntu ku mubiri, ntabwo ngo hindura karakteri, ngo hindura uburyo ugenda, ngo hindura uburyo uvuga, ngo hindura uburyo ubaho, ngo vanga wari utuye, ngo hatuye abarozi, ngo hatuye abasambanyi, ngo hatuye abasinzi, ngo hatuye abajura, ngo we guhatura, ngo ahubwo ngo himuka, ngo abantu batazakwitiranya n'abasinzi. Iyo wahinduye mentality, iyo wahinduye imyitekerereze, no kwizera kwawe kurakura muri wowe. Iyo wahinduye ibyo utekereza, bituma nta muntu kwitiranya n'abantu muturanye, bituma nta muntu kwitiranya n'abajura, kubera ko ntabwo karakteri zawe zitazitandukana n'iz'abajura. Nuvuga ngo ntabwo uhita ucika imbaraga zo gukora
cya kindi babandi bamaze kwimika cyangwa se bamaye addicted yabyo, we ntabwo kigira imbaraga zabyo. Kubera iki? Wamaze guhinduka mu cyo bita imitekerereze. Muhinduke rwose. Mentality gahinduka. Mvuze ngo kwizera gusa ntabwo byaba bihagije utabanje guhinduka muri we. Nta nubwo wagira kwizera udafite imitekerereze kuganisha ku kwizera. Ni inkuru nanje kubabarira cy'umugore wamaze imyaka 12 arembye. Ni inkuru nanje kubabwira y'umwana w'imyaka 12 wapfuye, uw'imyaka wari umaze imyaka 12 akize, ariko nawe Yesu amukora ati byuka mukobwa, byuka mukobwa, byuka. Arabyuka, arahagarara, amuha ababyeyi baramubwira ati ni mu mugaburire. Mwana ararya. Ikimenyetso ubundi cy'uko uri muzima habamo no kurya buryo. Kikubwira ko wamaze kuba muzima urarya. Nurye ubuzima bukomeza. Ni inkuru nje kubabarira. Nzajya mbazanira inkuru nkizi. Nzajya mbazanira inkuru nkizi kuri Ndiyo TV, kugira ngo story nkizi zigeze zibafasha, ziba zirimo z'ijambo ry'Imana. Nzajya mfata inkuru imwe muri Bibiliya nibabwire. Ndabizi neza ko ishobora kuzagira umuntu ifasha. Nibyo. Murakoze, mugira ibihe byiza. Imana ibane namwe.